Bakristo nakubiswe na korali yitwa Petesita abayobozi bayo bayobora Petesita icyumba cyo kwa kane nibwo amateraniro yo kwa kane yari yabaye ubwo tuyajyamo bisanzwe turasenga bisanzwe turahimbaza bisanzwe abaririmbyi bararirimba bisanzwe ubwo rero umwuka wera yatujeho turi abantu babiri n'ubundi dusanzwe duhanura muri ADPR cya hafi. Muri make usanzwe uri umuhanuzi? Sanzwe ndi umuhanuzi muri ADPR cya hafi. Mu kingana cy'uhanura baje bankubita inshizo mu maso n'ibipfunsi byo mu maso n'ibyo mu mutwe bansura hanze mu ruhave rw'urusengero baranize umwe arampataranika abandi banshotagura imigeri n'ibipfunsi mu rusengero. Yego hasigaye rero umwuka urahera hahandi no kuvuga byahise bihagarara barambwira ntabwo babonetse reka bohereze ambulance izi ntware kwa muganga yaraje njyana ku bitaro bya Kabusunzu ko rero ubwo ngubwo polisi We lift our voices high praising God on high. Tubaha ibiganiro bitandukanye ndetse tukabaha n'ubuhamya, ariko uyu munsi dufite inkuru idasanzwe, ni inkuru ibabaje cyane ariko buri wese yavuga ngo ntabwo bisanzwe nyine. Imbere yacu murabona ko dufite umusista cyangwa se umukobwa umwari kugira ngo tuganire, tujye kuganira ku bintu bikomeye cyane, ku nkuru y'akababaro. Uratangira utwibwira, tubwire amazina yawe, tubwire witwa nde, birahagije. Murakoze, nitwa Mukawera Sophia, nkaba nsengera muri ADPR cya hafi. Ndi umukristo waho kuva 2018. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Hari inkuru iri gutreninga twagiye twumva kuri social media ndetse twanabonye n'amaso yacu ivuga ko wakubiswe mbese nyine ko hari ibintu byakubaho by'akarengane gakabije ugakubitwa nabo mwasenganaga ndetse nabo mwakoranaga umurimo w'Imana ndetse harimo n'abashumba. Ni ukuri koko niko byagenze? Abashumba b'icyo bakoze ni ukunca mu itorero nyuma y'uko bankubita, ariko nakubiswe n'abakristo, nakubiswe na korali yitwa Petesita abayobozi bayo bayobora Petesita icyumba cyo kwa kane nibo bankubise tumaranye iyo myaka yose. Mu by'ukuri uratubwira nyine muri makeya wakubiswe kubera iki, ni impamvu bagukubise, byabaye ryari, hari habaye iki? Kwa 25 z'ukwa gatandatu nibwo amateraniro yo kwa kane yari yabaye, ubwo tuyajyamo bisanzwe turasenga bisanzwe turahimbaza bisanzwe abaririmbyi bararirimba bisanzwe. Ubwo rero umwuka wera yatujeho turi abantu babiri n'ubundi dusanzwe duhanura muri ADPR cya hafi. Muri make usanzwe uri umuhanuzi? Sanzwe ndi umuhanuzi muri ADPR cya hafi. Mu kingana cy'uhanura Imana yampaye iyo mpano 2018 ubwo nabatirizwaga muri ADPR cya hafi. Ubwo batubatirizaga Nyarugenge muri Yorodani nibwo nahise nuzura uwo mwuka wera. Manuka mikrofone ho gatoya. Mabwiye iyo mpano y'ubuhanuzi. Okay, bivuze ngo wari umuhanuzi n'ubundi aho muri ADPR aho muri cya hafi? Yego. Umaze igihe uvuga ngo ugereranyije n'igihe uhanuye mwaho ngo mu rusengero, bwari bwa mbere uhanuye cyangwa wari usanzwe uhanura n'ubundi? Nari nsanzwe mpanura kuva 2018. Uri umuhanuzi? Yego. Bivuze ngo nawe wagiye uhanura ibintu bigasohora? Abenshi byarasohoye. Hanyuma rero kuri uwo munsi ku itariki 20 tubwiye baba barakwadutse baragukubise? Yego, uwo munsi narahanuye ubuhanuzi bwo muri Yesaya ibice 30 umurongo wa mbere n'umurongo wa 10 n'uwa 11. Si ngombwa ko hasoma nta mpamvu. Nuko ubwo baba baje bankubita inshizo mu maso n'ibipfunsi byo mu maso n'ibyo mu mutwe
bansura hanze mu ruhave rw'urusengero baranize, umwe aramfata araniga, abandi banshotagura imigeri n'ibipfunsi mu rusengero. Yego. Urangije guhanura? Yego, nyihanura nyine umurongo wa 10 n'uwa 11. Avuga gute niba wenda uhibuka? Avuga yuko umurongo wa mbere uvuga yuko abana b'abagome bazabona ishano kuko bagisha inama abandi batazigishije Uwiteka, bakareka umwuka w'iteka kugira bagereke icyaha ku kindi. Umurongo wa 10 n'uwa 11 nawo uvuga yuko ngo babwira bamenya ngo nimuhanure, bakabwira n'abahanuzi, babwira bamenya ngo nimurebe, bakabwira n'abahanuzi ngo nimuhanure. Ngo nimuduhanurire ibikomeye, ahubwo muduhanurire ibyoroshye bituma Uwera wa Isirayeli atuvaho atureka tuzinuka rwose, duteshuka inzira. Nuko nguko ndimo manura. Ni Imana ari kubwiye ngo bibabwire? Yego. Hari abantu benshi muri rusange cyangwa ari muri abo gusa na kumwe na korari? Iyo korari harimo nk'abantu 50 mu rusengero nibo bari bagezemo. Kuko twari twazindutse. Hari mu iteraniro ry'abantu bari gusenga? Yego. Ako kanya bahise bagusobora gukubita cyangwa bagukubise nyuma umaze guhanura? Nuko vuga ngo natangiye umurongo wa mbere nyine nkusoma umurongo wa mbere nibankubita nkuko impanuro uko nategetswe. Ubwo rero mpanuye ku murongo wa 10 n'uwa 11 nibwo numvise inshi mu maso, numva ibipfunsi mu matama, numva ibipfunsi ku munwa ndetse n'umunwa wari wakomeretse, noneho numva n'ibipfunsi mu mutwe. Noneho rero ndangije mfata intebe kugira ngo nyikingire amaso n'umutwe kuko numvaga bamugaje, ndayiterura nyikingira amaso n'umutwe. Ubwo no kuvuga se hari ubumva abantu bahise nyine bareka ibyo bari barimo barakuzura barashungera, byanze bikunze niko byagenze? Ntago mbizi kubera njye numvaga nkubitwa kandi ndi mu mwuka. Ubwo rero kumvura kubitwa uri mu mwuka ntago wajya kureba yuko abantu bitaye ku byo urimo, kuko iyo uri mu mwuka nyine Imana yatuje abanyamwuka kurangara. Yego. Okay. Ndibaza ngo nyuma y'uko ibyo bintu bibaye cyangwa se muri ayo masaha byabaye hakurikiyeho iki? Ikintu cyakurikiyeho nyine bansohoka nyanze bari kuvuga ngo ni umusazi. Kandi rusanzwe uhari? Yego. Basohotse bari kunyita umusazi, ati uyu ni umusazi nimukomeze muririmbe, uyu ni umusazi nimukomeze musenge. Nuko bansohora nyine mu ruhabe rw'urusengero, bangejejeyo umwe ayita Anika. Mama wagakeye microphone. Mfate gutyo. Yego. Umwe ayita Niga, afata amaboko abiri araniga mu ijosi. Akunigira he? Mu rusengero? Mu ruhave rw'urusengero. Ubwo wese bagukura mu rusengero kugira mu ruhave rw'urusengero? Yego. Bajya kukuniga? Bajya kunigira hanze mu ruhave rw'urusengero. Hasigaye rero umwuka urahera, hahandi no kuvuga byahise bihagarara, nkajya mvuga njwigira nk'uwasaraye. Ubwo barawe kurimba se barakomeje baririmba cyangwa nabo baraje barareba? Abaririmbaga barakomeje bararirimba. Ubwo nyine kubera bari bavuze ati nimuririmbe muzamure indirimbo, barakomeje bararirimba. Abandi bari gukubita? Abandi baririmbye nyine basohoka bajya kunkubita n'abayobozi nyine barimo b'icyo cyumba b'iyo korari. Nuko nyuma y'uko umaze gukubitirwa no mu ruhavu rw'urusengero byaje gukomeza gute? Bamaze kunkubitira mu ruhavu rw'urusengero no kunigiramo, kubera ngewe nyine banigiyemo kugira ngo mbashe kumwikura wowe wari uri kuniga, mbona ntawe mfitiye imbabazi. Nafashe ishati y'uwo wanigaga nca ibipensi, ndakutuza ibipensi. Mare gukutuza ibipensi yumvishe uko ibipensi by'ishati ye bicitse, nibwo yandekuye. Mbese bwari mu buryo bwo kwitabara, kubera yuko nari ndi kumva nduhijwe cyane n'umunigo, numva ariko nyica igihe kitararangira cyo gukorera Imana umurimo yampamagariye. Yego. Hanyuma rero ubwo urakubiswe uranizwe, waje kuva aho ngaho gute kandi byumvikana ko wakubiswe n'abantu benshi batandukanye? Ubwo aho ngaho ntago banyuzwe, bahise bamfata mu maboko, banjyana amaboko bayagonyora.
nuko rero ubwo ngubwo baba banyinjize mu cyumba cy'amasengesho, aho korari zirepetera, aho bakirira abashyitsi, aho dusengera. nuko rero ubwo ngubwo birangiye bageramo banciraho n'inkweto zo mu birenge, nari nambaye dore banciriyeho urukweto nguru, twari rukiri urukweto rushasha. Ni umunsi wa kabiri nari ndwambaye, dore nguru ni umunsi wa kabiri nari ndwambaye. nuko rero bamare kurunciraho gutya, uwitwa Christophe niwe warunciriyeho azana umurisho w'ingoma. Amare kuzana umurisho w'ingoma amuhondagura mu birenge, amuhondagura ku kibuno, amuhondagura ku matako, amuhondagura ku maguru. Ndavane se Christophe we umvunnye ukuguru, twarasenganye twarafatanyije kuramya Imana. Ugeze ubwo waratakaga? Nyine ubwo nari ndi kujwijya, nawe urabyumva n'uwo munigo ntabwo ijwi ryari riri gusohoka cyane, ariko ubwo nari ndi kubabara nyine nkahamagara Yesu. Bagukubitaga bavuga gute? Bankubitaga bavuga ngo uri umusazi, uri umusazi, ngo ntuzongere ngo kuvuga izina ry'Imana mu kanwa kawe. Ubwo Christophe rero ahita ahamagara abwira bagenzi be bari bari kumwe, arabwira ngo bamwe nimufate amaboko, abandi nimufate amaguru. nuko rero ati tumwihanangirize, atazongera kuvuga Imana mu kanwa ke. nuko rero bankubise amberasi, niyo yaje kunkura aho ngaho. Narajwigiriye mpamagara amberasi, barangije kunkubita. Yego, nahamagaye abapolisi banyohereza amberasi. Nari mfite nomero za polisi y'u Rwanda, bandazihamagaye barambwira ati ntabwo tubonetse, reka tukohereza amberasi ujye kwivuza, numara kwivuza uzatanga ikirego. Nuko rero amberasi urayihamagariza kugutwara? ubwo nahamagaye nomero za polisi y'u Rwanda, bari kuzihamagara zibazohereje, barambwira ntabwo babonetse, reka bohereze amberasi izi ntware kwa muganga. Yaraje njyana ku bitaro bya Kabusunzu, ariko nabo bababwira abo baganga yuko ndi umusazi, bagenda ntibanyiteho. Ubundi ababivuze ni bande? Nabo ngabo bari bamaze kunkubitira ku rusengero. Ngo muze kumwera ngo ni ibisazi, ngo ni umusazi, ngo ibisazi bye ngo nibiza kumuvamo ngo n'abadayimoni be ngo arahaguruka atahe. nuko rero ubwo babangejeje kwa muganga, barangije bampa imiti mikeya, bategereje ko ndi buhaguruke nkagenda. nuko bigeza mu gitondo ntarahaguruka, ariko kubera ko bampa imiti yo kumvura gusarara, kubera uwo munigo bari bamereye mu ruhave rw'urusengero bari wansaraje. Birumvikana. Ubwo rero bamare kumpa umuti wo kumvura gusarara, turaganira, bambaza nyine impamvu mari, ndababwira, bambaza icyo nkora, basobanurira yuko mu buzima busanzwe bw'imirimo y'amaboko, jya kurangura amajerekani mu mabutike no mu maresitora, nkajya kuyagurisha kwa Omari mu mujyi no kwa John. Yego. Mbabwira yuko njya no kuyagurisha Nyabugogo. Ngo birumvikana. Hanyuma se ufite impapuro zo kwa muganga urazifite? Yego, impapuro ndazifite, ziri ahangaha. Kizi hano, ndazifite ngizi, nivurijeho. Twaza kuzigaragariza abantu neza bazisome ntacyo, nta mpamvu. Yego. Uzishyize hasi. Izo nizo bagwaye ubwa mbere bakutwara muri ambulance? Bwa mbere bantwara muri ambulance nta mpapuro bampaye, kubera abo bantwaye muri ambulance bari babwiwe yuko ndi umusazi. Nta rupapuro na rumwe bigeze banyandikira, nta n'ikarine banyandikiye. Bakuvuye bataguhaye imiti, urara no mu bitaro? Ndara mu bitaro, nta karine, nta rupapuro. Kabusunzu. Bya Kabusunzu. Yego. Ngo barakwakiriye bakuha aho kuryama, aho urara, baguha n'imiti, ariko ntibaguha agapapuro na kamwe? Yego. Bakwishyuje se? Bwarakeye mu gitondo bambwiye ngo ningende ngo ibitaro, ngo igitanda kiraryama barakizana undi murwayi.
ngo njye gucuruza ngo ayo majerekani yanjye ngo ubundi ngo ndye ku isereri irashira kubera numva mfite isereri nyinshi. Ngane na muganda namo imiti y'isereri ndumva mfite isereri nyinshi, ni kandi ndumva ingingo nyinshi zimbabaza cyane. Arambwira ngo uheruka kurya ryari, ndamugana ejo bundi kuko ejo twari twakoze amasengesho yo kwiriza ubusa. Nuko arambwira ngo ubwo isereri ngiri guterwa ngo n'inzara. Nta kindi kizamini bigeze bakora? Nta kindi bigeze bakora. Ubwo uratashye rero, ubu uramanutse urataha? Yego mba ndamanutse ndataha. Ariko ngeze mu rugo ntago nageze mu rugo, nahitiye nyine ahantu ngo njye kureba mudugudu ngo muhe ikirego. Nuko rero mpura n'umugabo arambwira ngo yungirije mudugudu ngo nintware ngo nomero ngo za mudugudu, ku bundi ngo ntware n'iziwe, ngo bucye mu gitondo nyine ngo muhamagara ngo mpamagare na mudugudu, ngo ubundi ambwira ko duhurira ku rusengero rwa ADEPR rya hafi. Ngo noneho rero waje kujyayo se mudugudu uramubona cyangwa urase ku ntego, kuko ntabwo turi vuga details z'uko byagenze kugira ngo abantu babashe kumva ikibazo. No kuvuga ngo wageze kwa mudugudu murabonana cyangwa ntabwo ari we wabonye? Nageze aho yavuze ko duhurira akanyereka kwa mudugudu. Nuko rero arangije anyereka inzu, arambwira ati iriya nzu ati niyo yo kwa mudugudu. Wanyumujyayo? Ubwo rero ndamanuka njyayo, arambwira ati genda ukomange. Ndagenda ndakomanga, nakinguriwe rero n'umugore wari wankubitiye mu rusengero witwa Jeanne. Undi waragukubise niwe wagukinguriye? Niwe wanyinguriye. Kandi bambwiye ko ari kwa mudugudu. Byifashemo gute, wahise ubigenza ute rero? Ngo nahise numva yuko none wari akagambane ko kumutorera mu bipangu byabo. Mitangiye mubwira niba hano ari kwa mudugudu, bwira mudugudu aze tuvuganire ku marembo, ntago ninjira mu gipangu cyawe. Arangije ngo ngwino ngo ngwi ikaze na karibu, ngo Sofia ngo nta kibazo ngo nkwereke inzu ya mudugudu. Ndamubwira ni hoya, niba mudugudu ari hamwe mubwire aze tuvuganira hano inyuma y'igipangu, mutongera kunyica, mutanyicira mu bipangu byanyu nk'uko ejo mwanyiciye mu rusengero. Waje guhura gute na mudugudu nyuma yo kuvuyeho? Ubwo nahise ngenda nyine, akangendaho runono mba ngeze mu muhanda. Ngeze mu muhanda ubwo ngubwo abonye abantu bari guhita mu muhanda, abura uko yangirira nabi, ahita atega moto amanuka ajya Nyabugogo. Waje kubona gute rero mudugudu uvuyeho? Mudugudu nta kuntu namubonye, nta nubwo namenye uwo ari we, kuko nahise mpura n'undi mubyeyi wari uvuye muri ADEPR rya hafi muri Burakeye. Tuhita tuvugana, ambaza nyine ukuntu ibyambayeho ejo, ndabimusobanurira. Ariko nkibimusobanura kubera isereri nyinshi na ya maguru bakubisemo imirisha atari kubasha guhaguruka, akabaraga kaba gashizemo, nikubise hasi nubamye. Icyo gihe n'undi wese kubita hasi? Nahise nikubita hasi nubamye. Hanyuma se umubyeyi yitwa nde mwari muhuye usengera muri cya hafi? Uwo mubyeyi yitwa Mama Rebeka, ni umudiyakoni. Waje kuva aho ngaho gute, byagenze gute nyuma yo kuva aho ngaho? Kuva aho ngaho polisi niyo yaje. Nabwo narongeye mpamagara, narababwiye ntibampamagarire nomero za polisi baze banjyane kwa muganga. Barambwira ati hoya. Mama Rebeka aravuga ati reka tugufashe mu bundi buryo. Nuko ngubwo rero ariko reka tugufashe uhaguruke. Baramfasha nyine, baramfasha ndahaguruka, baranyicaza, ariko nkumva ndatonekara cyane ikibuno, ntashoboye no kwicara kubera iyo mirisho y'ingoma bari bankubise ku kibuno. Nuko rero ubwo ngubwo polisi birahageze, imare kuhagera. Polisi yagusanze aho ngaho? Yego. We lift our voices high, praising God on high.